kagero. Tugaruwe no gushimwa no kugushima, tugaruwe no kukuramya, tugaruwe no kugutura ibyuzuye imitima yacu, tugaruwe no kwicara ngo twigishwe nawe. Umuntu yakwitura iki ku rukundo rutagira akagero wamukunze? Reka imyaka dusigaje ibiyo kukuramya, ibiyo gusohoza ubushake bwawe, ibyo kurya byacu natwe bihinduke gukora icyo wowe wadutumye ushaka, ndetse no kurangiza umurimo wawe. Icyampa uyu mugoroba tukongera tukigishwa. Reka amagambo yawe ye kuba indirimbo ziraho ziririmbwa zikongera zigasubirwamo, ahubwo amanukana imbaraga nk'uko wasezeranye. Ubutumwa bwiza ntago bunkoza isoni, kubwamamaza ntibikojeje isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa. Reka ijambo ryawe rimanukana imbaraga, dukizwe, dukire, duhinduke, duse nawe nyaguhora ku ngoma. Wari urushye aruhuke, wari urwaye akire, wari ubaswe n'icyaha izo ngoyi zicike, wari uruhumirije ku maso akaba atabona, reka habwe kubona maze kwizere, nawe natwe turaganywe ubugingo buhoraho. Rero turagushimira ubuntu kutatwinywa amagambo yawe, turagushimira kutadukingiranye inyuma yawe, ahubwo waratubwiye ngo nitwegere intebe yawe y'ubuntu tudatinya, duhabwe ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Ndagushimira ubwo buntu bubarenuvere buri gitondo ku buzima bw'abakwegera. Ndagushimira izo mbabazi, ndagushimira icano waduhaye yo gusenga, umuntu agapfukama akegerana nawe ari wenyine, maze agahemburwa, maze akongerwamo imbaraga mu bugingo. Ndagushimira ko waduhaye umutsima w'ubugingo muri urugendo, ukaduha ijambo ryawe. Abariryaho bose barabyibushye, abariryaho bose barakomezwa, abariryaho bose bakomerera muri uru rugendo. Urakoze Mwami, urakoze ko ritubereye itabaza mu isi icuza umwijima. Twe turakubona, twe turakumva, uri kubicu urimo uraza, urimo uradutegura ngo nitwitegure. Turakumva Mwami, turagushimira rero kutabitwimye ngo tubeho dukabakaba, ahubwo waduhaye umucyo w'ubugingo muri wowe Yesu. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo abagukurikira ntibazagenda mu mwijima na hato. Ndagushimira rero ko abagukurikira tutakiri mu mwijima. Ndagushimira kandi imbabazi zawe zatugezeho zikagutera kwirengagiza imyaka yacu yo kujijwa, kurorongotana, kuyobagurika, ahubwo ukaturindira mu mbabazi zawe. Urindiriye ko abantu bose bamenye ukuri bakihana. Ndagushimira izo mbabazi Mwami. Ndakwinginze kugira ngo uyu mugoroba nyaguhora ku ngoma, abakijijwe uduhe gukomera no gukangurira abandi by'uru rugendo. Abatarakizwa nyaguhora ku ngoma, uyu mugoroba bihane, bakwizere, nabo baraganwe natwe ubugingo buhoraho. Maze twese hamwe Mwami tubereho gutegura umugeni wawe, kugira ngo Mwami igihe uzaza ntuhamagara amazina yacu tuzitabane na benshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, tukize gupfapfana muri iki gihe cya nyuma kirimo kigana ku isarura. Unkize gupfapfana, unkize ibitotsi by'umwuka, unkize kurangazwa n'ibitagira umumaro, unkizanye n'abanyumva, unkizanye n'aba bahungu n'abakobwa, abagore n'abagabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize gupfapfana, udukize kurangara kw'ibihe bizanyuma, uduhe kuba maso kugira ngo buri muntu ahagarare mu mugabane we, asiganirwe aho asingiraho ateganizwa kugera. Mwami w'abami, atareba hirya no hino, ahubwo atumbereye ingororano, atumbereye kurangiza urugendo wamugeneye. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami. Ndagushimira abahungu n'abakobwa ufite mu isi, ndagushimira abadukangurira gukiranuka, ndagushimira abarimo gukora ibyo bahamagarira gukora. Twese umubiri wa Kristo tugahemburwa, tugakomezwa. Umugisha abo bahungu n'abakobwa bakomereza amaboko, bo tuzi nabo tutazi, mu mugeni wawe, yaba mu tuvuga ururimi rumwe, yaba mu yandi mahanga tutavuga ururimi rumwe. Ukomeza abera hirya no hino, abarimo bataka basubizwe mu imbaraga, bari bacogoye basubizwe mu imbaraga, abariraga bongera bahanagurwa amarira ku maso, bakomeza urugendo. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze kuri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa ibihe bihumbi, uri uwo kwizerwa tubyumva, uri uwo kwizerwa igihe tutazi ibyo ari byo. Utubereye uwo kwizerwa Mwami w'abami. Izina ryawe ndihaye icyubahiro, kongeye kumpa umugisha wo gusangira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, ngo unyigishanye n'abanyumva. Ndakwinginze Mwuka Wera, ibirenze aho amagambo yanjye yagera, uzunyigishe nanjye umpindure, unyeze. Waravuze ngo ijambo ryawe ngo ni ukuri, utwereshe ukuri, kuko ijambo ryawe ari ukuri. Unyizanye n'abanyumva, untunganyane nyabo, utuboneze Uwiteka Mana Nyiringabo. Dukomeze tube uwo mugeni uzatwara, adafite ikizinga, adafite umunkanyari. Ururimi rwanjye uruhindure ururimi rw'abigishijwe nyaguhora ku ngoma. Unyuzuze ibyawe Mwami w'abami, kugira ngo mbone uko mbibwira ubwoko bwawe, mbone uko mbibaho Uwiteka Mana Nyiringabo, biboneye ari ibyawe kandi bifite imbaraga zo gukiza. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muraho neza?
Yesu nashimwe, umwami ahabwe icyubahiro. Ndashimira Imana impaye ubuntu kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ese uri amahoro aho uri dukurikira, waba udukurikira aka kanya cyangwa se waba uzadukurikira nyuma, umwami Imana kwiyereke, umwami Imana akwihishurire. Amagambo y'Imana ntakubere amagambo uhora wumva. Nari ndimo nibaza navuga ngo mu by'ukuri biramutse ari bibaye ko umuntu atakongera kugira ahantu yumva ubutumwa bwiza buzima, ndahamya ko ibyo wumvise, twebwe abavuga ururimi rumwe abo tubasha kumvikana mu Kinyarwanda, ndahamya ko ibyo wumvise byagutunga, ubyitayeho, ubishyize mu bikorwa. Ibintu maze kumva mu mwami Imana, ndekeye aho kumva ibishyashya, nkumva ibyo hanyuma nkabikurikiza, ndahamya ko byambera umutima uzangeza mu ijuru. Rero umwami Imana aduhe kudakerensa amagambo y'Imana twumva ngo tuvuge ngo baragarutse, barabwirije, bazongera babwirize, bazongera bagaruke, no kuwa mbere bazagaruka, no kuwa gatatu bazagaruka, n'icyumweru gitaha nzumva, yewe nzumva uyu, nzumve n'uyu. Imana ishimwe ku bwa internet, ushobora kumva uyu, ukumva n'uyu, ukumva n'uyu, ukumva hirya no hino aho ushaka, ariko Imana ikurinde kubipfusha ubusa, Imana ikurinde kubikerensa, Imana ikurinde bigira agaciro bikwiriye kugira muri wowe. Imana itugirire neza. Ndashimira Imana rero kubwo abakozi b'Imana babanye natwe mu minsi yo gusenga, couple ya Serge na Vicky, Imana ibaha umugisha, kandi nawe warakoze kwifatanya natwe mu minsi yo gusenga aho wari uri hariho hose. Murabizi duterana muri uburyo bwa online, ariko icyampa nabwo mu gihe bugihari ntubupfushe ubusa. Imana ikugirire neza. Tujye kuganira rero amagambo y'Imana numva ari ku mutima wanjye, nahaye umutwe uvuga ngo kuba mu barinda ibyo kwizera. Kuba mu barinda ibyo kwizera. Uyu mwanditsi w'indirimbo tumaze kuririmba yavugaga ngo kumenya kubwiriza, kuririmba neza, kumenywa na pasteri, kumenywa n'abandi bakristo ngo ntacyo byatumarira. Ni koko ntacyo bimara iyo bitateretse ku cy'ingenzi. Suko bitakimaze ubwabyo, birakimaze, ariko iyo bitegetse ku cy'ingenzi, kumenywa na Kristo. Hanyuma akaba yaranyanditse mu gitabo cye cy'ubugingo. Muri ibyo yaravuze ngo umwami Yesu bimpishurire. Hari igihe umuntu yifuza kubihishurirwa mu nzozi, mu mayerekwa, ariko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryarabitubwiye abakizwa ni bande, abafite ubugingo ni bande, n'abatabufite ni bande. Ijambo ry'Imana ryarabiduhishuriye. Nabonye mu mayerekwa abantu bagira cyangwa mu mahishurirwa no mu buhanuzi tujya twakira hirya no hino aho utambuka, umuntu arakubwira turi umwana w'ubugingo. Ngewe ibyo ntago mbasha kubyumva neza, ariko mu by'ukuri uwizeye Kristo, uwihannye akizera Kristo wese ni umwana w'ubugingo. Yego. Ndetse n'uhagaze uyu munsi akiri mu nzira igana mu kurimbuka, uyu munsi yizeye Kristo, atwikura ubwenge akizera Kristo, ni ukuri nawe yahinduka umwana w'ubugingo. Rero kubiriya ndirimbo ivuga kuriya ntago ari ibyo ugiye gusengera ngo Mana mpishurira ko amazina yanjye yanditse mu gitabo cy'ubugingo. Hariho n'ubuhanuzi bujya buba bumeze nk'ubushekeje, na kuvuga ngiye ko atari ubw'ukuri, bavuga ngo narakubonye wanditse mu gitabo cy'ubugingo ngo uri kuri nimero ya kangahe. Ibyo bintu nta hantu ijambo ry'Imana bitubwira ngo uri kuri nimero ya kangahe. Akora uwihannye akizera Kristo, uwo ngo afite ubugingo buhoraho. Kuba mu barinda rero ibyo kwizera, indirimbo nawe uyitekerezeho kandi koko ubimenye. Ikindi kintu cyiza gitangaje, Imana ni nziza. Uzi yuko iyo umuntu yakijijwe aramenya ko yakijijwe. Ashobora kutamenya amagambo y'Imana menshi, kuko ndahamya ko aya magambo Pawulo avuga atubwira gukizwa kubw'ubuntu mu rwandiko rw'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 n'uwa 9, natinze kuyamenya, nayamenye nyuma maze igihe narakijwe, kandi nari narakijijwe. Ni ukuvuga ngo ushobora gukizwa utazi ko mu by'ukuri umuntu akizwa kubwo kwizera, utabizi ko bigenda, utabizi ko ari ubuntu bw'Imana, yakiriye kubwo kwizera, utazi imirongo myinshi ya Bibiliya, ariko imbuto y'Imana iyo yageze mu muntu iba yamugezemo. Niyo mpamvu rya jambo ryo muri Yesaya rivuga ngo iyo nzira ngo n'abaswa ntago bazayiyoba, izitwa inzira yo kwera ngo n'abaswa ntago bazayiyoba. Abandi uyu mutima nibo bonyine badashobora kwica. Ni ukuvuga ngo umuntu yaba yarize cyangwa atarize, agakiza iyo kageze muri we arabimenya. Ni ukuvuga ngo ari impinduka z'ubumana ziza muri twebwe zigutera gutangira kwifuza kunezeza Imana utarabibasha, ariko ugatangira umutima wawe ugahita uba incliné, uhengamira ku kwifuza kunezeza Imana. Nyamara ubuzima bwawe buyobora guko ushaka, ugakunda ukunda, ukanga uwo wanga, ugakora ibyo ushaka. Burya ntago abantu bagira ibyaha bimwe, harimo abantu batagira ibyaha byinshi kandi batari bakizwa, hakaba n'abandi bagira bamarayo byose. Abo bose bakeneye agakiza, ariko imbuto y'Imana yageze mu mutima w'umuntu ni ukuri arakizwa. Paulo yaratubwiye ahangaha, reka masimbukiro nubwo atariho hari kubanza, mu Efeso 2:8-9 ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Umuntu ntashobora kwirarira ikintu yaherewe ubuntu. Imana itugirire neza. Ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera,
ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Iyo umuntu yabaye ingeso nziza rimwe na rimwe ntiyumvira ijambo, ajya agira ngo we ntacyo yari atwaye, byibuza wereka nta byibuza wowe, nta byibuza njyewe, nta byibuza ngeso nziza, twarabo kurimbuka. Ariko imbabazi z'Imana zitugeraho, twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri twe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Nagira ngo mbanze shyire iyi base ariko ndaza kwigarukaho, cyangwa shyire iyi fondation, kuko ibyo tugiye kuvuga ntago biri butinda hangaha cyane, kubera ko izi nyigisho zo kwizera bitavuye mu mirimo n'ukuri tukakira agakiza kubw'ubuntu bw'Imana zatugiriye umumaro, cyane cyane abari bategetswe n'amategeko cyangwa babaye mu madini akunda gukomeza iby'inyuma. Yego avuga agakiza akabivanga no gukomeza iby'inyuma, bameze nk'abantu baruhutse bamaze kumva iri jambo ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Iyo ari umuntu wahoraga aharanira gukora imirimo ngo yemerwe n'Imana, yumva agize ikiruhuko iyo yumvise iri jambo. Imana ishimwe cyane. Ariko ibyo ntibivanaho noneho abari muri Kristo Yesu uko noneho bakwiriye kugenda. Ni ukuvuga ngo ntago ari imirimo yo kuntera kwemerwa, ahubwo kuko nemewe hari ubundi buzima bushyashya ninjiyemo. Imana ishimwe cyane. Izi nyigisho nziza abantu b'Imana bagiye bahishirirwa kandi tukazumva cyane, zazanye ikiruko mu mitima y'abakiriye agakiza koko, ariko zizana ibindi bintu bihengamye mu buzima bw'abibeshe ubugingo. Imana ishimwe cyane. Umuntu ashobora kwibeshya ubugingo, none izi nyigisho zari nzima zikamuhindukira izihengamye kuri we. Turaza kubyumva. Imana itugirire ubuntu. Nazihaye rero umutwe uvuga ngo kuba mu barinda ibyo kwizera. Mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 7, mu rwandiko rwa kabiri igice cya 4 umurongo wa 7 haravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Mu cyongereza hakavuga ngo I have kept the faith. Narinze ibyo kwizera. Ariko uzo umuntu ukiriho uvuga ngo yarangije urugendo, ibi bintu biraryoshye, ndabikwifuriza, nanjye ndabyifuriza. Akarangiza urugendo kandi akiriho agihumeka, kandi ari umuntu kimwe natwe. Utavuga ngo ni Yesu wavuze ngo ibyo nagomba gukora ndabirangije ku musaraba, ngo yavuga ngo byose birarangiye. Ni koko yari Yesu, yari umuntu 100% akaba n'Imana 100%. Akuyi ni Paulo, umuntu wambaye umubiri kimwe natwe, ufite ibimurushya, ufite ibimugoye, ufite intambara zitandukanye, ariko afite n'ubuntu bw'Imana nkuko nawe ubufite. Aravuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera. Ndakwifuriza kuba mu bantu barinda ibyo kwizera. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo narwanye intambara nziza, nageze aho dusiganirwa kugera. Muri make yarangije ibyo yagombaga gukora. Ese urimo uragendera ku muvuduko ungana gute? Ngo narwanye intambara nziza, nageze aho dusiganirwa kugera, kandi Kristo twemera namukomeyeho. Ndabikunda cyane muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Kristo twemera namukomeyeho. Iyi si inshuti y'Imana imwe natuma tudakomera kuri Kristo twemeye, kandi niwe muntu w'agaciro ufite mu buzima bwawe, niyo valeri, niko gaciro, nicyo ufite, nibwo butunzi butagira akagero bwonyine ufite. Ariko isi miradutera kubifata manenebwe, sinzi icyo kinyarwanda, kubifata tutabyitayeho, kubibamo mu buryo buri superficiel, kubibamo tutabyita, kubibamo dufite nk'ibindi bintu twitayeho, ariko ibi byo tukabibamo akanya gatoya, cyangwa se ntitubiha agaciro bifite. Imana itugirira ubuntu. Ngo narwanye intambara nziza, nageze aho dusiganirwa kugera, kandi Kristo twemera namukomeyeho. Imana ishimwe cyane. Ndakwifuriza kuba mu bantu bakomera kuri Kristo wemeye, kuba mu bantu barinda ibyo kwizera. Abakijwe bose siko babirinze, kuko nibyo bizera ntibabyitayeho, ntibabitindamo, bajya muri Bibiliya bajya gushaka akajambo karibo bahumurize. Nyamara burya tugiye kujya muri Bibiliya dushaka kumenya Yesu, kuko niwe ivuga, niwe itwereka kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe. Hanyuma uyu munsi nkamenyaho gatoya, ejo nkongerwa kandi, ejo nkongerwa kandi, ejo nkongerwa kandi, kugeza igihe nzavira muri uyu mubiri. Ntabwo arangira, ni mugari, ni munini, yuzuye imbabazi no kugira neza. Aratwihishura abafite inyota bose, arabihishura, kandi abafite inyota bose data azabaha ikibigisha. Azakibaha bari bonyine barimo biga, azabahuza n'abantu bashobora kubafungura amaso bakagira ibyo bumva. Abafite inyota bose data azabigisha. Imana ishimwe cyane, kubera ko Yesu yaravuze ngo yemwe abafite inyota mwese nimuze. Nuvuga ngo udafite inyota nyine ntacyo ahabwa. None se uzi gutsindagira umuntu amazi adashaka kunywa? Imana itugirire ubuntu. Ikindi ukuntu Imana ikora, Imana ijya aho ikenewe. Niyo mpamvu agakiza gahabwa abantu bari desperate, abantu bamaze kumenya ko ntacyo bakora ngo bikize. Niyo mpamvu we kaguca imbere ukumva amagambo y'Imana bigatambuka, kuko uracyafite options, uracyafite amahitamo menshi. Igihe Yesu azaba ari we nzira yonyine n'amahitamo yonyine usigaranye, n'ukuri uzakizwa, nugirirwa ubwo buntu.
Imana itugirire neza. Narwanye intambara nziza, nagezeho dusiganwa kugera, kandi Kristo twemera namukomeyeho. Hanyuma muri Yuda murabizi ni igice kimwe, ababizi ubwo nyine hariho n'abatabizi batazi naho hari. Yuda igice cya mbere bariko twavuga umurongo wa 3. Yuda umurongo wa 3. Ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Umva uko uyu mukozi w'Imana Yuda atwandikira. Bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza ntago birangira. Niyo mpamvu Yesu yatubwiye tugenda gukora uriya murimo hirya no hino tubwira abantu iby'ubutumwa bwiza, yarabwiye ngo mubigisha kwitondera ibyo nasize babwiye. Kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye ni byinshi, ni bigari, ntago birangira. Ikindi noneho bamwe muri twebwe dukijijwe dukuze, twuzuye ibinyoma by'isi bitagira akagero, twuzuye ibitekerezo by'isi, kugira ngo ibyo bitekerezo binshire musigirane gutekereza kwa Kristo. N'urugendo nshuti y'Imana. Imana itugire neza. Umwanzi rero arakurwanya akifuza kutaba mu byanditswe kugira ngo ugumane gutekereza kwa kera. Warakijijwe ariko uracyafite gutekereza kwa kera. Imana itugire ubuntu. Ngo bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, mfite umwete nifuza kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikare kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Iyo bavuze kurwanira ntibavuze impaka zitari ngombwa, ko Paulo yanabibuje Timoteyo, nukajya ujya mu magambo y'amanjwe, impaka zitari ngombwa oya sibyo. Ariko kurwanira ibyo abera bahawe rimwe ni uguhagarara mu kuri ukagukomeraho, nta kindi ni ukurwanira ukuri wowe kubwaho ukakubamo kandi ukakumenyesha n'abandi. Imana ishimwe cyane. Kandi ushobora kuba mu kuri utakuzi kugira ngo ukumenye no kugotindamo kukaba imbere y'amaso yawe, ukagutinzaho amaso ku manywa na nijoro, ukuri kw'ijambo ry'Imana kukakuzura. Imana ishimwe cyane. Ngo rero ngo nukomaze kugira umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, noneho niyumvisemo ikindi kintu ko mpaswe kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe bakageza iteka ryose. Kubirwanira, kutabireka ngo bipfe gutambuka gutyo gusa nkaho nta bihari bidafite ababyitaho. Imana ishimwe cyane. Muribuka andi magambo Paulo yabwiye Timoteyo 2:2, rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, yandikiye Timoteyo igice cya 2, amubwira ngo amagambo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, nawe uzayabwira abandi bantu bo kwizerwa, nabo bazashobora kubyigisha abandi. Abo ni abantu barwanira ibyo kwizera abera bahawe rimwe, bakavuga ngo ngiye kubibamo, ngiye kubyicaramo, ngiye kwitoza kubimenya. Ibyo bivuga nibyo bizaba ubuzima bwanjye, nzabihanga amaso, nzabyemerera bimpindure uko ntekereza, bihindura uko mvuga, bihindura uko nkora, bihindura uko mbaho, ndabyemera bigenga ubuzima bwanjye, bizana impinduka. Hanyuma bimara kuzana impinduka nanjye mbibwira abandi. Imana ishimwe cyane. Ijambo rizadufasha ni ryaguhinduye, nawe ukaritubwira natwe rikaduhindura. Kubera iki? Ntushobora kuba umuhamya w'imbaraga w'ibintu bitagize icyo bigukoramo. Imana itugirire neza. Ibyo twizera rero tubimenyera hehe? Turimo turavuga ngo kuba mu barinda ibyo kwizera. Ese uzarinda ibyo utahawe? Ese uzarinda ibyo udafite? Ibyo twizera tubimenyera nta handi, ni mu gutindana na Yesu. Uko Yesu yabwiye bari abakobwa babiri, Mariya na Marita. Marita ari mu mirimo, ariko Yesu akavuga kuri Mariya, akavuga ngo Mariya yakurushije guhitamo umugabane mwiza atazakwa, umugabane wo kwicara ku birenge bya Yesu. Shuti y'Imana, ni wicara ku birenge bya Yesu, ibyo kwizera abera bahawe rimwe bizakuzura, bizajya bigenda bigwira muri wowe umunsi ku munsi, bizagwira muri twebwe bingana n'ikigero twicaye ku birenge bya Yesu, bingana n'ikigero twemeye kuba bigishwa b'ijambo ry'Imana, twemeye kuba bigishwa ba Yesu, twemeye kuba bigishwa ba Bibiliya, twemeye kuba bigishwa ba Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Ibyo twizera tubimenyera mu gutindana na Yesu. Hanyuma twabimenyera mu gutindana na Yesu, Umwuka Wera yo kabyara none hagakora umurimo muri twebwe wo guhamya ibyo wenyine ahamya. N'imbaraga z'umwihariko zifitwe n'Umwuka Wera. Nukuvuga ngo icyatuma amagambo yanjye agira umumaro mu mutima wawe igihe nyavuga nuko yabashorewe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera akaza gushyira guhamya kwe mu mutima wawe, ariko Umwuka Wera atabikoreyemo amagambo yahinduka nk'imigani, agatambuka. Iyo rero twicaye ku birenge bya Yesu, umwigishwa wese agira umutima uciye bugufi witeguye kwiga.
hari igihe tuba turi mu mashuri ariko ugasanga wicaranye n'umuntu udashaka kwiga kandi yaje kwiga ariko ntashaka kwiga, araburana na mwarimu, araburana n'ibivuga byose araburana. Kuba umwigishwa ni uguca bugufi ukavuga ati ndicaye, ibyo nzi hari aho bigarukira cyangwa nta n'ibyo nzi, ndashaka ibishyashya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twamara kugira uwo mutima wemera kwicara ku birenge bya Yesu, umwuka wera yo kabyara azakora umurimo w'igitangaza mu mitima yacu. Nta gitangaza kibaho nk'agakiza kakoretse mu mutima w'umuntu. Abamaze iminsi abagize umugisha wo kuba muri urugendo, ujya kubona ukabona impinduka nziza z'ubumana zakozwe mu mutima w'umuntu, ukavuga uti ariko Mana uri wo kwizerwa. Ibi ninde wundi wari kubikora mu buzima bwa mw'abantu mwe? Turi biremwa bigoye. Ninde wari kubasha kungondagonda nkagondeka? Tekereza ko n'uyu munsi imyaka maze mugakizirenga 20 Yesu aracyafite ahantu akeneye kugondagonda, ariko ninde wari kubasha kungonda ko duhagaze kurusha ibyuma by'amaferabeto? Ariko umwuka wera yo kabyara yinjira mu mutima akawugondagonda, akaworoshya, akawushyiramo gukunda abanzi bawo, akawushyiramo kwanga icyaha, akawushyiramo kwifuza gusa n'Imana. Ibyo ninde wundi wabikora uretse umwuka wera? Ariko arabikorera bande? Abantu bemera kwicara ku birenge bya Yesu. Ndakwifuriza kuba mu barwanira ibyo kwizera twahawe. Ntushobora kurwanira ikintu utitayeho. Abantu barimo barwanira ibihugu, barimo barwanira intambara zitandukanye, no kwanga ibyo bintu biri ku mitima yabo, bemeye kubimenera amaraso. Hanyuma we nshuti y'Imana, ibintu byaguhesheje ubugingo buhoraho, ibintu byatumye utsindishirizwa ukabarwaho gukiranuka kwa Kristo, ibintu biguhesha kuzabana n'Imana mu ijuru, ibintu byaguhesheje kubabarirwa ukabijyamo gace gace. Imana ikubabarire kandi Imana ikuzuze ubuntu bwayo. Imana itugarukeho kubw'imbabazi zayo. Imana inyuzuze inyota yo kwicara ku birenge bya Yesu kurushaho mu myaka nsigaje. Imana ikuzuze inyota yo kwicara ku birenge bya Yesu. Erega niyo nkomoko y'imbaraga. Nshuti z'Imana, Imana yarakoze kuduha ibihe byo gusenga. Simvuga gusenga mu magurupe cyangwa mu matsinda, ndavuga kutwemerera twebwe abantu buntu kwicara ku birenge by'Imana. Sinzi niba ujya uruha ukumva urarushye pe, hari genda uha mu mubiri no mu marangamutima, nkumva ndarushye pe, kwa kunumva urushye kumva ibintu byose wahita ubyihorera. Umuntu yagira agahe gato ko gusenga ukavuga ati ariko ubuhari bunarinduhijwe n'iki, byose bigahita bihinduka ubusa, ukibaza ugashaka ikintu cyari kikuruhije n'icyari kikuvunya, ugasanga ntigifite imbaraga. Yagize neza kuduha umwanya wo kwicara ku birenge bye, yagize neza kudukingurira irembo ryo gusenga, yagize neza ahabera bahembukira, ahabera bahererwa imbaraga, ahabera bazukira. Ndacyagiye umwanzi abagusha ngo ntanise ngo numva ngo nta n'amagambo yo gusenga mfite. Reka nkubwire ko igihe udafite amagambo yo gusenga aricyo gihe cyo gusenga. Kubera iki? Imbere ni habi. Niba umwanzi akwambuye gusenga aragira ngo akumareho rwose. Cyagiye udafite imbaraga zo gusenga, cyagiye utabyimvamo, nicyo gihe cyo gusenga. Erega yumva amasengesho y'uburyo bwose, uramubwira uti simfite icyo kukubwira ariko ndaje, amagambo yashize ariko ndaje, dore biratinze ariko ndaje, dore sinzi iyo biva niyo bijya ariko ndaje, ngwino umpembure, ngwino umpimba. Erega ntigeze aduhamagara kubanza kugira imbaraga ngo tumusange, ariko tumusanze tumeze gutyo aduha imbaraga. Ese ntujya wumva ubyutse uvuye mu bihe by'amasengesho ukavuga ariko ubundi narimbaye iki, ukibaza icyo wari ubaye. Isi irakamura, ariko ku birenge bya Yesu niho duherwa umugabane isi idashobora kutwamba. Ndakwifuriza kuba mu bantu barinda ibyo kwizera. Babirinda bate? Babihererwa hehe? Ku birenge bya Yesu. Hanyuma ku birenge bya Yesu umwuka wera akaza guhamya icyo we wenyine afite ubushobozi bwo gukora. Nta mupasiteri ubifite, nta muvuga butumwa mwiza ubifite, ahubwo bose bahinduka ibikoresho, babaye ibikoresho byiza bitunganijwe mu biganza by'Imana, hanyuma Imana ikabakoreramo. Reka twumve uyu murimo tuwibukiranye. Turasoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16, ubundi turaba tujya ku murongo wa 8 ariko nifuza guhera kuri 5 kugira ngo tubyumve neza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 5, tumanuke tugeze kuri 11. Uyu ni Yesu yari mu minsi ya nyuma yo gusezera ko bigishwa be. Ariko none ndajya kuwantumye, kandi muri mwe ntawumbaza ati urajyashye, ariko kuko mbabwiye ibyo imitima yanyu yuzuye agahinda. Ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza, mvu murimo azakora muri twebwe, ubwo azaza azatsinda bisi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Hanyuma Yesu akabidusobanura yuko abyara ngo iby'icyaha kuko batanyizeye. Ndashima Imana ko yavuze ngo iby'icyaha kuko batanyizeye. Ntabwo yavuze ngo azabemeza iby'icyaha kuko basambanye, azabemeza iby'icyaha kuko babeshye,
azabemeza iby'icyaha kuko banganye, azabemeza iby'icyaha kuko biba, no, azabemeza iby'icyaha kuko batanyizeye, kuko turatundi nudushami, ariko icyaha nyamukuru kiri mu kutizera umwana w'Imana, kuko numwizera ari amashami yandi yose azavunagurika. Yesu wacu ni mwiza. Abemeza iby'icyaha kuko batanyizeye. Mwibuka ko kwizera Yesu bimeze nko kureba kuri cya giti Yesu yamanitse mu butayu, cya giti cyari kiriho inzoka y'umuringa, ngo Yesu yaje mube ariko abe ntibamwemera, banga kumurebaho, baravuga ngo biri too cheap, biroroheje cyane, ntago twabikora, biroroheje cyane. Ariko bamurebyeho bose, uko niko dukira. Twamurebyeho ubumara budushiramo, nkuko bwashizemo muri abantu bari bariwe n'inzoka yashushanyaga icyaha n'ubundi. Imana ishimwe cyane. Ariko Yesu aje mube, aza yoroheje, aza afite ishusho ititezwe, aza atari umwami bashaka guze kubakura mu bubata bw'Abaroma, aza atafite ishusho ikunzwe nkuko Yesu yari yarabihanuye. Yesu yaravuze ngo ntago yari afite igikundiro cyatuma yifuzwa. Na n'uyu munsi ubukristo ntago bwifuzwa, kereka ubukristo bwatuzirikanye n'iby'isi. Ubukristo bwatuzirikanywe n'iby'isi buhinduka ubwifuzwa kubera iki? Ntacyo bukubwira kwiyima, ntacyo bukubwira kwibuza, ntacyo bukubwira kureka. Buragushuka ngo ugende ari ntaho urimo kujya, uri mu nzira y'igihogere. Ariko ubukristo bw'ukuri busaba kubamba kamere, buraryana, kuko kamere iyo nyibujije kuvuga irambabaza. Wantutse nagomba kukwishyura, hanyuma kutakwishyura birambabaza, kubera ko kubamba kamere biravuna. Nagomba kukwanga kuko wanyanze, ariko kwanga kukwanga ndimo nitoza kumvira Imana biramvuna. Nshuti y'Imana, ubukristo ntago ntiburyoheye kubureba, ariko burimo ikiruhuko ntagereranywa, burimo amahoro n'imbaraga ntagereranywa, ntago bigereranywa. Kubera iki? Si twe tubyikoresha, ni umwuka w'Imana muri twebwe ubikorera mu bamwemeye bose. Imana ishimwe cyane. Ntago yabemeje iby'icyaha kuko bibye, kuko basambanye, yabemeje iby'icyaha kuko batizeye umwana w'Imana. Yohana yaramubonye aravuga ngo nguri umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Kumwizera bivunagura imbaraga z'icyaha muri twebwe, kuko udafite imbaraga zo kwikiza. Ntigeza gusaba ngo banze umuntu mwiza. Hari abantu beza benshi bagaburiye abantu benshi batazajya mu bwami bw'Imana. Hari abantu beza benshi bakoze ibintu byiza byinshi mu isi, ariko batazaraga ubwami bw'Imana, kuko bumvaga bari beza cyane ku buryo badakeneye umwami Imana. Bumvaga ari beza cyane, bumvaga imirimo yabo ihagije, bumvaga ibikorwa byabo bihagije. Ariko icyaha cya mbere ni ukutizera umwana w'Imana. Imana itugirira ubuntu. Ngo nibyo gukiranuka, umva icyo Mwuka Wera akora muri twebwe. Azaza atsinda ab'isi. Niba udutsinda nta muntu uhari, kumva uratsinzwe. Umunsi nakijijwe natsinzwe ni jye nyine. Umugabo wanjye nta wari uhari, nta muyobozi w'idini nari mfite, kuko nta n'idini nari ndimo, nari mfite iry'izina, idini ry'izina. Ariko mu cyumba cyanjye ijambo ry'Imana ryavuzwe, ntibuka iryo ari ryo, indirimbo yaririmbwe, ndi mu cyumba cyanjye ari ninjoro, menya ko ndi mubi. Umwuka Wera ukabyara, Umwuka Wera ukabyara, atsinda umutima wanjye, atsinda umutima wanjye. Menya ko ndi mubi, menya ko ubuzima bwanjye bwose nabayeho ninyobora, sinzi ibyanditswe, sinari nzi guseksa neza ikintu na kimwe, ariko menya ko nanze Imana. Uzi ko umuntu abimenya ko yanze Imana? Uzi ko umuntu abimenya ko yahisemo kwiyobora? Kandi mu bigendanye n'iby'inyuma byari bimeze neza. Nari ntuje, ndi mu rugo, nari umugore uri mu rugo utajagaraye cyane, uraho nyine w'umunyabyaha, ariko umunyabyaha wundi wiyubashye, utamenya ko ari umunyabyaha, kereka Mwuka Wera yamugezemo akamutsinda. Azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Nta muntu wakwemeza icyaha, nta muntu ufite imbaraga ntawe, ariko Umwuka Wera ukabyara. Iyo twicaye ku birenge bya Yesu, araza agakora umurimo muri twebwe. Abemeza iby'icyaha kuko batanyizeye, ababwire n'ibyo gukiranuka kuko njya kwa Data, kandi namwe muzaba mutakimbona. N'iby'amateka kuko umutware w'ab'isi aciriweho iteka. Uyu murongo wa 11 cyangwa iki gikorwa cya 11 mu Kinyarwanda baravuze ngo n'iby'amateka, ariko mu by'ukuri ni ibya judgment, gucibwaho urubanza. Aho Satani aciriweho urubanza n'abamukurikiye bose. Mu by'Umwuka Wera akora tudakunda kuvugaho kenshi, harimo n'ibi byo kwemeza abantu ko hazabaho urubanza. Kubera ko twifuza ko abantu tubabwira neza, tukababebeza, tukabaririmbira, ariko kenshi ntitubwira abantu ko abataremeye umwami Yesu bazacirwaho urubanza. Imana itugirira ubuntu. Ubwo azaza atsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'urubanza. Hazabaho urubanza nyuma y'ubu buzima. Imana itugirire ubuntu. Ibi bintu rero dukwiriye kubimenya, tukamenya aho tujya, kandi tukabimenya nta gicu cyo gushidikanya kiri mu mutima wawe. Ese uri murajya hehe? Ese ufite ubugingo buhoraho muri wowe? Ese warihanye? Ese wizeye umwana w'Imana
cyangwa ntabwo ufite. Iyo ubufite Imana nihabwe icyubahiro. Hari umunsi mu ijuru habaye impundu, haba ibirori, umunyabyaha umwe witwa Hortense akijijwe. Hari umunsi habaye impundu, umunyabyaha umwe witwa wowe akijijwe. Mu ijuru habaye ibirori, haba umunezero mwinshi kuko umunyabyaha umwe yihannye. Ijuru riza bakijijwe, riza n'abibeshya ubugingo. Imana itugirire ubuntu. Impamvu dukwiriye kuvuga kuri uku guhamya kwa Mwuka Wera kundi ku rubanza nuko ibi bintu iyo umuntu avuye muri uyu mubiri nta mahirwe ya kabiri abaho. Ntayo. Nta mahirwe ya kabiri abaho. Tugihumeka twamenya ibindi byinshi. Nakwiga gukiranuka, nakwiga kwitondera iby'Imana yahamije, nakwihana gihumeka. Ariko kubigendanye n'urubanza ni rimwe rizima. Umuntu avuye muri uyu mubiri hakurikiraho urubanza, nta yandi mahirwe. Nta kugaruka mu isi, nta masengesho tuzagusengera, nta misa tuzagusabira, ntago tuzazana korali zizi kuririmba, ntago avuga ubutumwa bw'igitangaza bazigisha. Cyakora nibigisha hazafashwa abahari baje kuguherekeza, abahari baje kumperekeza. Ariko nyuma yo gupfa njyewe nawe nta yandi mahirwe. Ibi ntago tubivugaho kenshi, ariko nshuti z'Imana, abarwanira ibyo kwizera, ibintu dukwiriye kuba tubizi twebwe ubwacu, tuzi aho tujya kandi tutashidikanya, kandi dukwiriye no kubibwira abacu, tukababwiza ukuri. Si ubutumwa bw'iterabwoba, ni ubutumwa bw'ukuri. Imana itugirira ubuntu. Kuki tubwita ubutumwa bw'iterabwoba? Ni ikinyoma cya Satani. Kuko si tubikura he? Tubikura mu byanditswe. Yesu yarabivuze, Petero yarabivuze, Paulo yarabivuze, mu byahishuwe byuzuwemo ni ukuri rwose. Nyuma y'ubu buzima hazakurikiraho urubanza. Icyo wahise mu gihumeka nicyo kizayobora aho ujya, nicyo kizayobora aho njya. Rero mu by'Umwuka Wera hamya harimo guhamya, gutsinda bisi kubijyanye n'icyaha, kubamenyesha ibyo gukiranuka, ariko no kuvuga iby'urubanza. Bibiliya y'Ikinyarwanda, Bibiliya yaravuze ngo ni iby'amateka, ariko ni iby'urubanza, kuko umutware w'isi aciriweho iteka, ari we Satani. Ariko aciriweho iteka nande? Nabanze kumvira Imana bose, nabanze kwihana no kwizera Yesu bose. Imana itugirire ubuntu. Mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 9:27 haravuga ngo kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Abaheburayo 9:27. Abantu bagenewe gupfa rimwe, ntabwo ari kabiri. Abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma nyuma yaho hakaza urubanza. Ese Mwuka Wera arahamya iki mu mutima wawe? Ese niba warahamije urubanza rw'iteka wararucitse, Imana ishimwe, kuko mu Waroma 8:1 haratubwira ngo nuko noneho rero abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwa. Imana ishimwe, abari muri Kristo Yesu nta teka tuzacirwa. Abari muri Kristo Yesu nibo bonyine basimbutse uru rubanza. Hanyuma se uriyo? Uri muri Kristo Yesu? Ese niba uri muri Kristo Yesu, abantu mubana, abo ukunda, abo twabyaye, abo twashakanye, abo tuvindimwe, abo dukorana, abo twicana muri office, abo twigana mu ishuri, inshuti z'Imana, bataragira umugisha wo kuba muri Kristo Yesu, ese urabizi ko umunsi bapfuye bazabarimbutse? Umubabaro w'urupfu rw'abacu udutera kuvuga amagambo atariyo, anyuranye na Bibiliya burundu. Murabizi turavuga ngo nibaruhukire mu mahoro. Ubizi neza ko atigeze yizera umwami, ubizi neza ko atigeze yihana, tukavuga ngo yaruhutse. Ariko mu by'ukuri abatangiye umubabaro, abatangiye umubabaro, umubabaro atakivuyemo, umubabaro udafite andi mahirwe ya kabiri. Uwo mwapfumbatanye, uwo mwararanye, uwo mwagendanye, uwo wabyaye, uwo muvindimwe, uwo wari ufite uburyo bwo kumubwira, uwo nari ufite uburyo bwo kumubwira, uwo nari ufite guhatiriza. Ese kuduhatiriza abantu kugeza igihe tujyana baduherekeje mu byo twashaka ko baduherekezamo. Usko tujya dutitiriza, ugatitiriza umuntu akaguherekeza mu bukwe, ugatitiriza umuntu akaguherekeza mu kirori runaka, ugatitiriza umuntu akaguherekeza muri concert, ugatitiriza umuntu akaguherekeza mu rusengero cyangwa hehe. Usko tujya tubishyiramo umwete abantu bakatujyana mu bintu tutashaka, ariko ko ari inshuti zacu tudashaka kutubabaza, kandi kwera umwete babishyizemo tukajyana nabo. Shuti y'Imana, Mwuka Wera arahamya mu mitima yacu, aradutsinda kubijyanye n'icyaha kuko tutizeye Yesu, aratwigisha ibyo gukiranuka, ariko aratubwira ko na nyuma y'ubuzima hari urubanza. Abapfuye batizeye bose bazatsindwa kuko ntibari hano, ntibari muri Yesu Kristo. Imana itugirira ubuntu. Ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwa. Kuki Mwuka w'Imana mpaye amagambo? Nukugira ngo wowe nanjye tuba tuzi neza, nta gace ko gushidikanya, tuza aho turimo tujye. Ariko kandi nukugira ngo dukanguke, twebwe abakishijwe, tumenye neza ko abacu batari bakizwa, nibaramuka bapfuye bazaba barimbutse burundu. Icyama umutima ugakanguka kandi ukagira umutwaro, icyama umutima wanjye ugahuzwa n'umutima wa Yesu, agahinda kari mu mutima wa Yesu kazanwa nabe yapfiriye batari bamumenya, kakuzura umutima wanjye n'uwawe. Imana ikatuvana mu bitotsi. Imana itugirira imbabazi n'ubuntu. Akagahinda ugahawe warekeraho kuririra imodoka n'inzu,
akagahinda k'abarimbuka ugahawe warekeraho kuririra amakanzu mashyashya, akagahinda k'abarimbuka ugahawe warekeraho no kurira kutari wabyara. Birababaza kutinda kubyara, birababaza kutinda gushaka, birababaza kujugunywa hirya no hino utagira huba, birababaza ubushomeri n'ubukene buragatsindwa n'Uwiteka, birababaza kuraza abana inzara, birababaza gusaba amafaranga iyo uri umuntu nyamuntu. Ibyo bintu byose birababaza gupfusha abacu, birababaza yisigira imibabaro. Ariko nshuti y'Imana, Yesu adutije umutima we, agahinda k'abarimbuka kakatwuzura. Nta kindi kintu twashyiraho focus, twakwibagirwa intege nke zacu, tukibagirwa ituriza n'ibitubabaje, tukibagirwa ibitagira umumaro, tukibagirwa ibizashyana n'isi, tugatumbira icyatumye Yesu ajya ku musaraba. Yesu yagiye ku musaraba kubw'ubugingo bw'abantu. Ubugingo bw'abantu nicyo kintu kizabaho iteka, ibindi bintu byose bizashira. Amadiplome ni meza, arimo adukorera akazi, ubucuruzi ni bwiza, arimo buraduha amafaranga, ariko byose bizashira. Ariko ubugingo bw'abantu, umugabo wawe azabaho iteka, umugore wawe azabaho iteka, umwana wawe azabaho iteka, mama na papa we bazabaho iteka, abavandimwe bawe bazabaho iteka. Kandi nta hantu habiri bazaba, ni mu bwami bw'Imana cyangwa mu irimbukiro. Ibi bintu ntitwabimenye, ntago twabimenye bera, ntago turi mu barinda ibyo kwizera. Abenshi mu bitwa abakristo ntago turi mu barinda ibyo kwizera, kuko urebye ibituraje inshinga, urebye ibihangayikisha imitima yacu, urebye ibyo dutindamo, urebye ibyo dutangamo amafaranga, urebye aho dushyira imbaraga, wasanga tutari mu barinda ibyo kwizera abera bahawe rimwe. Imana itugirire ubuntu. Umugisha wo kudatsindwa n'uru rubanza ufitwe gusa n'abari muri Kristo Yesu. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ni bande rero noneho bari muri Kristo Yesu? Kugira ngo ejo nge nawe tutazava twibeshya ubugingo. Ibintu sango tubizi, ariko nifuje ko ari byo twahera. Kubera iki? Nta mahirwe ya kabiri. Uyu mwuka wanjye numvamo, uwo mwuka we no kuvamo. Byabejo muri bya mu myaka myinshi, bya mu myaka mikeya, umwuka wawe kuvuyemo. Nta mahirwe. Nta mahirwe ya kabiri. Iyo umwuka tuvuyemo biba birangiye. Imana itugirira ubuntu. Kandi abantu barapfa, kandi natwe tuzapfa. Abantu bapfa barwaye, abantu bapfa batarwaye, abantu bapfa bashaje, abantu bapfa ari batoya. Duhora dushyingura buri munsi. Iyo tutashyinguye abatwegereye mu miryango, tuba twabonye kuri social media abantu bapfuye. Ntago ari ubutumwa bw'iterabwoba, ahubwo n'ukuri kwavuzwe n'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana itugirire ubuntu. Ni bande rero bari muri Kristo Yesu? Nabihannye bakizera. Ya ndirimbo yavuze ngo kumenywa n'abashumba ntacyo byamarira, kuba umuririmbyi mwiza muri korali ntacyo byamarira, ntacyo byamara igihe bidateretse, kuko uba warihannye, warizeye umwana w'Imana. Ese warihannye? Ese wizeye Yesu? Ibi bintu impamvu bikwiriye gushimangirwa nibyo bigize ubutumwa bwiza. Niko Yesu yagiye ahantu hose yigisha. Nkoresheje hamwe muri Matayo 4:17 haravuga ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ngo Yesu ahera ubwo atangira kwigisha, Matayo 4:17 aravuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ibyo Yesu yagiye ahantu hose agenda yigisha, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Uwamubanjirije integuza ya Yohana Umubatiza nibyo yagendaga avuga, mwihane mutegurire Uwiteka inzira, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Kuko twabyumvise cyane byabaye nk'indirimbo cyangwa se bihinduka nk'ikintu kitagezweho. Imana y'imbabazi itugirira ubuntu. Ishyire mu mutima wawe agaciro bikwiriye, ishyire mu mutima wanjye agaciro bikwiriye, kugira ngo ngewe nishimire ibyo nahawe. Shima Imana ubwo buntu, shima Imana ubwo buntu, hanyuma kandi nkangukire kubikangurira abandi. Igituma nkizwa simite mpfa ngo njye mu ijuru nicyo, nukugira ngo uko nagiriwe ubuntu abantu bakavuga ubutumwa bwiza bukangeraho, nanjye Imana inkoresha kugira ngo mbibwire abandi. Umwe azabwira umwe, undi azabwira babiri, undi azabwira batatu, ariko twese nicyo twahamagariwe. Imana y'imbabazi tugirira ubuntu. Ubu butumwa kandi Yesu yagiye avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi, nibwo butumwa intumwa zakomeze kwigisha. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 3:19 ariho nkoresheje, abantu benshi bateranijwe no kureba umuntu ba Petero bari bamaze gukiza,
Imana ikoresheje amaboko yabo umuntu arakira wari umaze igihe aremaye yicaye ku irembo ry'urusengero amaze gukira abantu benshi barahurura ntago bahise bakora ubutumwa bwo komeza kuvuga ibyo bitangaza ndahamya ko harimo n'izindi ndwara mu bari babahururiye ariko umva icyo Petero yavuze ku murongo wa 19 igice cya 3 byakozwe n'intumwa ngo nuko mwihane bahururiye iki kureba ibitangaza byabaye kureba umuntu wakize ubumuga yaramaranye igihe kirekire kandi abantu bose bamuzi mu by'ukuri byari ibintu bitangaje abantu bakomeza kurangariraho byari guhinduka ministry bahita bakoreraho bagakomerezaho byari guhinduka ikintu cyo kwamamaza byari guhinduka ikintu bakomeza kurebaho ariko umva Petero herekeje amaso kubera iki umuntu ashobora gukira amaguru akagira akarambuka ariko akazarimbuka umuntu ashobora gutabarwa akabyara ariko akazarimbuka umuntu ashobora kugirirwa neza akabona akazi ariko akazarimbuka ntabwo Yesu yagiye kumusaraba ngo ubone akazi yagiye kumusaraba kugira ngo ubone ubugingo buhoraho utazarimbuka hanyuma ukirano ku isi nukura azakugaburira kuko aravanga agaburira n'uburabyo arabwambika bukaberwa akagaburira n'inyoni zo mu kirere yaravuze ngo Salomo mu bwiza bwe bwose n'icyubahiro cye ntigeze arimba nk'uburabyo ntigeze amera neza nka ziriya nyoni zibika mu gitondo ziramye Imana nukuru uzagaburirwa ariko Yesu ntabwo yagiye kumusaraba kugira ngo urye yagiye kumusaraba kugira ngo utarimbuka hanyuma kuko rero guhaye umubiri arabizi ko umubiri ugizwe n'ibijumba n'imiceri n'ibishyimbo nabyo azabiguha Imana itugirira ubuntu Petero ahita abwira abahururiye kureba umuntu wakize arababwira ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana yaramaze kubabwira ko ari Yesu ukoze ibyo ngibyo amaze kumuvuga uko yamuvuze agera kuri uno muravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana nishimiye ukuntu yabivuze mwihane hanyuma muhindukire kuko birafatanye niyo atavuga ngo muhindukire iyo wihannye uranahindukira urahindukira ukababazwa no guhindukira kuko niba rutunzwe n'uburayi uzabanza uburare warutunzwe n'ibyaha uzabanza ubihomberemo ugira icyo gihombo kirya uyu mubiri hanyuma umwami Imana gutabare ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana twari tukirimo gusubiza cya kibazo kivuga ngo ni bande bari muri Kristo Yesu nabantu bumvise ubutumwa bwiza bakihana bakizera ni bande bari muri Kristo Yesu nabantu bumvise ubutumwa bwiza bakihana bakizera ni bande bari muri Kristo Yesu nabantu bumvise ubutumwa bwiza bakihana bakizera ntago ari abantu babwiwe ngo nuza Yesu azakugirira neza bakaza gushaka iyo neza nukurira hari pe yewe ngo yigirira abeza n'ababi irahari ariko ni bande bahindutse abana b'Imana ni bande bafite ubugingo buhoraho n'abantu bamenye ko ari abanyabyaha mwuka wera yarabatsinze mu mitima bamenye ko ari abanyabyaha barihana barizera Petero aravuga ngo nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana ngarutse rero ku nshuti yacu Paulo cyanditswe nigeze kuvuga nkitangira cyo mu Efeso 2:8-9 Paulo Imana yaramukoresheje nshuti z'Imana kutwigisha ibijyanye n'ubuntu n'agakiza kadakorerwa ngo Paulo aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu mu rwandiko yandikiye itorero ry'Abefeso igice cya 2 umurongo wa 8 wa 9 ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira uyu mugabo rero watubwiye ibyaka gakiza k'ubuntu kubwo kwizera niwe wagiye ahantu hose agenda yigisha abayuda n'abanyamahanga babwira ngo ni mwihane niwe watwigishije ibyo buntu kubwo kwizera agakiza kadakorerwa ntibyavuye ku mirimo yacu ngo hatagira umuntu ugira icyo yirata ariko agiye kwivugira aravuga ngo nagiyenza ahantu hose nagiye mu banyamahanga nagiye mu bayuda ari nta kindi mbabwira nta kintu kibafite umumaro nikenze kubabwira nagiye mbabwira ngo ni bihane bizera umwana w'Imana nshuti y'Imana mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 20 kugeza kuri 21 byakozwe n'intumwa 20 kugeza kuri 21 ngo kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira ngo cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe nahamirije abayuda n'abagiriki kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo abajya muri Kristo Yesu bageramo bate bahagarayo n'amaguru yabo abiri gute kwihana no kwizera umwana w'Imana Paulo watubwiye ko gakiza kadakorerwa ariko Mana warakoze kubw'ijambo ryawe
mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Aravuga ngo kandi muzi yuko ari nta jambo ribafitiye akamaro nibujije, nikenze nicyo bivuga, nikenze kubabwira cyangwa kubigishiriza imbere ya rubanda no mu ngo zanyu rumwe rumwe. Nahamirije abayuda n'abagiriki, nabwiye abayuda bene wacu, mbwira n'abanyamahanga kwihana imbere y'Imana, pana imbere y'umuntu, kwihana imbere y'Imana no kwizera umwami Yesu Kristo. Mu gice cya 26 arimo yisobanura imbere y'umutegeka Agripa, ku murongo wa 20, byakozwe no 26 umurongo wa 20, yisobanuye birebire. Ageze ku murongo wa 20 aravuga ngo ahubwo mbanza abi Damasiko, maze mbwira n'abi Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Erega bihannye nibo basabwa kubaho ubundi buzima, n'abihannye nibo basabwa kubaho noneho uko bari muri Kristo Yesu babaho. Imana itugirira ubuntu. Ngo ahubwo mbanza abi Damasiko, muri make amaze guhura n'umwami Yesu yakomeje urugendo, nibyo yavugaga nta kindi. Ngo ahubwo mbanza abi Damasiko, maze mbwira n'abi Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, nta kindi mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Uko rero niko bagera muri Kristo Yesu, nshuti y'Imana. Ese uri yo? Ese warihannye? Ese wizeye umwana w'Imana? Ese ubuntu bw'Imana burakora muri wowe, buguhidukiza buri munsi, butuganisha kurushaho gusa na Yesu. Imana ishimwe cyane. Mu minsi yashize naganiriye n'abana banjye twari kumwe, noneho bambwira ikintu nababeshye mu myaka ishize, ni nk'ingahera, nk'imyaka 10 cyangwa 11 ishize. None bambwira ngo ugiye kujya aho hantu ngo nuko watubwiye, utubwira ibi nibi nibi. Ndavuga niko nababwiye. Bavugira icyarimwe bari babiri, barambwira ngo nuko watubwiye, ngo twese dusigara dufite ubwoba, ngo niko watubwiye, ngo kandi wowe na papa mwabihurijeho murabitubwira. Ndabanza mburana nabo, ngeze aho baravuga ngo tse mama urumva tukubeshyera twese tubivugiye icyarimwe. Hanyuma ninjoro ndimo senga ndavuga nti ariko Mana, nuko uvuga ko mu myaka 11 ishize nari nkibeshya kuri kiriya kigero. Nicaza abana kuko ntashaka ko bamenye ibyo tugiyemo, nari nicaje abana ndababeshya. Ariko Yesu kwihana no guhindukira aduhindukiza iteka, cyama tugasa nawe. Ubwo ibyo byarantangaje kuko uyu munsi ntabikora, ariko ndahamya ko no mu yindi myaka 10 hari ibindi nzabwirwa by'ubu nabyo bikantangaza. Kubera iki? Adutunganya iteka, ariko hatunganywa abande abari muri we. Yashyize inyota mu mitima yacu yo gusa nawe. Iyo tumubabaje abavutse, iyo tumubabaje turababara. Niba ukora icyaha ntubabare, akira agakiza uyu munsi. Akira agakiza ukora icyaha nkana. Akira agakiza wowe kitagwirira, ugipanga ukagitegura. Akira agakiza, amaboko yara arakuramburiye. Ahubwo mbanza abi Damasiko, maze mbwira abi Yerusalemu nabo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, mbabwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihannye. Mbabwiriza kwihana ari nta kindi mvuga, no guhindukirira Imana ngo bakore imirimo ikwiriye abihannye. Uyu ni Paulo. Wimubeshyera rero, wimubeshyera. Uwatubwiye agakiza kadakorerwa, uwatubwiye ibyo twakira mu kwizera kubw'ubuntu bw'Imana, niwe wagiye ahantu hose abwira abantu kwihana no guhindukira no gukora imirimo ikwiriye abihannye. Kwizera kutazanye impinduka muri wowe n'ukwizera gupfuye, kandi uko kwizera ntigukiza. Kwizera kuzana impinduka muri twebwe, tugatangira kunyoterwa no kwifuza no gushaka gusa n'ibyo twizeye ibyo ari byo. Ariko urahamya ubuntu bw'Imana ukabaho nk'uko bagaho kera, ntago bwakugezemo bufite ku munwa no mu bwenge, ariko ntibwageze mu mutima. Ariko buraharerega n'uyu munsi wabusogongera. Satani ni umutindi, siko nagomba kuvuga, ni umuriganya, ni umunyabinyoma. Kubera iki? Yasanze atagufatira muri iki, agufatira mu bisa nk'ibitunganye, agutegera mu bisa nk'ubutumwa bwiza, kuko yasanze hariya utariyo, ariko agutegera mu bisa nk'ubutumwa bwiza, bikubera kwiberaho uko ushaka, kugira ngo azakurimbure. Wibika ko nta mahirwe haba umuntu amaze kuva muri uyu mubiri, kuko ntuzagaruka ngo uvuge ngo ngiye baranshutse. Imana itugirira ubuntu. Uko twavugaga rero niko bagira muri Kristo Yesu, hanyuma ntibabe bagiciriweho iteka. Nyuma y'imbabazi wagiriwe rero, ni wowe Imana ifite. Nyuma y'imbabazi nagiriwe, ni njyewe Imana ifite ngo mpinduke igikoresho yacamo ibwira abandi. Ni wowe Imana ifite, ni wowe igikoresho Imana ifite ngo uvuge imbabazi wagiriwe. Munyembere mvuge iki kintu,
hanyuma ngisorezeho kubera ko hari igihe wanyumva uyu munsi ejo utazanyumva, cyangwa hari igihe wabitwara ukabibwira inshuti yawe ejo izaba itagihari. Tumaze kuvuga uko abantu baba muri Kristo Yesu, hanyuma se abanze kwihana no kwizera amaherezo yabo ni ayahe? Amaherezo yabo ateye agahinda, amaherezo yabo ararijije, amaherezo yabo ni umubabaro w'iteka ryose. Ukwiriye kubimenya wowe uri mu barinda ibyo kwizera, ukwiriye kubimenya wowe ukangurikiye kuba mu barwanirira ibyo kwizera abera bahawe rimwe. Mu byahishuwe reka bariho nsoma ibi bintu nifuze kubyongeraho nganiriye n'umwana w'Imana umwe uri mu ntambwe ze za mbere z'agakiza, ahubwo yongeraho ko abantu bapfa bakarangira. Ni ukuvuga ngo dufite ibintu twibwira byinshi bitanditse muri Bibiliya, ngo numvaga nyine umuntu agiye mu muriro nyine ngo arapfa akarangira. Umuntu ntarangira, umuntu azabaho iteka, niko Bibiliya itubwira. None ikinyoma kibaho nshuti z'Imana iyo duherekeje, wumva warira cyangwa wavuza induru. Natwe kubera amarangamutima hari igihe dutinya kubwira abantu ukuri. Erega ntidukeneye kuvuga kuri uriya wagiye ko n'ubu nta kintu tuba twenda guhindura, ariko dukeneye kubwira twebwe abaherekeje n'abahari kubwira ukuri, kubwirwa ukuri, dukeneye kubwirwa ukuri. Ese niba abantu bose baruhuka kwizera Yesu no kwihana byaba bimaze iki? Niba abantu bose baragwa ijuru, Yesu yaba yaragira iki ku musaraba? Icyo gikorwa cyo kumwizera no kwihana cyaba kimara iki? Ni ikinyoma cya Satani, ni ikinyoma cya. Niba abantu basengerwa bakavaho bari bakajya ahandi bakajya kubana n'Imana, kubaho umuntu akiranuka muri none yarizeye mwana w'Imana, byaba bimaze iki? Ni ukuvuga ngo Imana rero yabikiranirwa kuko abafite ababasengera ababo bajya baragwa ijuru, hanyuma umuntu wabaye hari nyakamwe mu isi atagira umuntu, ubwo we nyine bikabera murangiranye kuko atabonye amasengesho amwimura hahandi bajya. Imana y'imbabazi iduhe gutungwa n'ibyanditswe muri Bibiliya. Hanyuma ikinyoma Satani yashyizemo ntukiyemere inshuti y'Imana. Kwihana ni none wowe nanjye tugihumeka. Mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 15. Ngo kandi Satani wabayobyaga ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na ninjoro iteka ryose. Ijambo iteka ryose wumvise icyo rivuga? Ni iteka ryose, ni eternellement, ni ibintu bitarangira. Ubundi uyu muriro wari waragenewe aba Satani n'ingabo ze, ariko malheureusement ikibabaje abatarizeye ngo bihane nabo bazahujyamo. Iryo ni ryo herezo ry'abatari muri Kristo Yesu. Ngo kandi Satani wabayobyaga ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa no wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na ninjoro iteka ryose. Mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Ngo mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja, nabyo bizahanwa nshuti y'Imana ababanzi bacu. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Niyo mpamvu abari muri Kristo Yesu urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara. Urw'umubiri rwo ruraje, turimo turasaza, abandi tuzapfa tutanashaje, ibyo ni ibisanzwe. Ariko abari muri Kristo Yesu urupfu rwa kabiri ntacyo ruzabatwara, niryo rimbukira. Ngo urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro. Iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Ngo kandi umuntu wese utabonetse, Mana tugirira imbabazi, utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Ibintu wabyumva ugakomeza kuba mu bitotsi, ibintu wabyumva ugakomeza kwisinzirira, ibintu wabyumva ntukanguke, ibintu wabyumva ugakomeza gutwarwa n'intege nkeya. Abatabonetse ko banditswe muri cya gitabo cy'ubugingo nabo bajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Niryo herezo ry'abanze kwihana no kwizera umwami Yesu.
niryo herezo ry'abibeshya ubugingo. Basubiye muri ryasengesho tubasubirishamo, Imana itubabarire. Ryasengesho tubasubirishamo tukabwira ngo murakijijwe kandi mu mutima utigeze wihana, tugeze wizera. Imana itubabarire natwe. Ntitureba mu mutima tuba twakoze ibiraho, ariko mu by'ukuri wihannye by'ukuri aratsindwa atarinze no guhaguruka. Mwuka wera aramutsinda akamenya ko ari umunyabyaha, atitaye ku by'abantu bavuga nuko azwi nuko bamuzi, agasaba Imana y'imbabazi. Imbuto y'Imana ikagera muri we ikamutera guhindukira, ikamutera kuzinuka icyaha. Abantu bose batabonetse ko banditswe mu gitabo cy'ubugingo, abantu baritswe mu bitabo byacu by'amadini dusengeramo ko batanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Hari abantu twasubirishijemo ya masengesho ariko batigeze bakizwa, ariko harimo n'abasubiyemo bakijijwe, harimo n'abakijijwe batayasubiyemo bari mu byumba byabo bonyine. Bumvise ijambo ry'Imana, Mwuka wera atsinda imitima yabo, bamenya ko ari abanyabyaha, bamenya ko biyobora. Wibuke ko Yesu yavuze ngo icyaha kuko batamwizeye. Irindi jambo ribabaje riba mu Baheburayo igice cya 10 26 na 27. Abaheburayo igice cya 10 26 na 27. Haravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihabasigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri, ntihabagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Iyo tumaze kumenya ukuri n'iki dukwiriye no kwihana no kwizera umwami Imana, hanyuma tukamusaba agakora umurimo muri twebwe, kandi n'ubundi arawukora. Mwuka wera hageze azana impinduka, aguha guhurwa ibyakunguraga, aguha guhurwa ibyakuryoheraga, ukabaho ufite intego imwe yo kunezeza Imana. Ntabwo navuze ngo ubyuko wabishoboye byose, ariko ufite intego mu mutima wawe yo kunezeza Imana. Impinduka z'Imana muri wese bazatangirwa wavutse, byanze bikunze uzakura, ariko ari igihe dushaka gukuza bategeze bavuka. Ni koko n'umurimo wo gukura ukorwa n'Umwuka wera. Umurimo wo kuvuka ni wo ukora, umurimo wo gukuza uwavutse ni wo ukora, ariko amahirwe yo kuvuka nuko gusiga mu inyota igutera kuba mu ijambo ry'Imana, ukagenda ukura. Ariko wibuke ko uzasa n'ibyo wumva. Ese wumva iki? Ubutumwa wumva ni ubuhe? Icyitwa ijambo ry'Imana wumva ni iki? Se kigusigamo inyota yo kwifuza gusa na Yesu, kuzaraga ubugingo buhoraho, cyangwa kigukundishije isi izashira, isi izazingwa nk'urupapuro. Nongere mbabwire nanjye nibwira nshuti y'Imana, gukunda iby'isi turabifite. Ndakunze kwambara agakanzu keza, urakunze gusa neza, urakunze kugenda mu modoka nziza, urakunze kugira aho utaha, urabikunze. Ntabwo ukeneye kongera kubikundishwa, gusanzwe ubikunze. Wumva iki? Yesu yaravuze ngo mwirinde uko mwumva. Abarinda ibyo kwizera, ndakwifuriza kuba muri abo barinda ibyo kwizera. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ntabwo turi basome hose, igice cya 13 harimo imigani myinshi Yesu yaciriye abantu, akaza kujya yisobanurira abigishwa be. Harimo umugani w'umubibyi yaje kubasobanurira, harimo umugani w'urukungu masaka, harimo akabuto ka sinapi n'umusemburo, harimo uw'izahabu, harimo uw'imarigarita, harimo n'urushundura. Ariko yanzu yababwira ibi ku murongo wa 49. Iyo tuvuze ngo urukungu masaka, ni ukuvuga ngo data yabibye imbuto nziza, amasaka araza, ariko umwanzi nawe araza abiba urukungu, imbuto mbi, abana bitwa abana b'umubi, kuko yarabibasobanuriye. Hanyuma bajye kureba basanga urukungu n'amasaka byose birimo birakura. Wumve ikintu kibabaje, ariko kandi kiri realite cyuko tubayeho. Hanyuma nyiri umurima arebye asanga byose birakura. Abakoraga mu murima baravuga ati se turandura urukungu, aravuga ati oya, nimurandura urukungu n'amasaka aragenderamo, mubireke byose bikurane. Ubu turimo turakurana, abana b'umubi n'abana b'umucyo turimo turakorana. Nta n'igisengesho dushobora gukora ngo bitandukane. Hazahora haba ukuri, bihana mu kuri, hazahoraho nabi ibinyoma, hazahoraho bashinzwe kubeshya, tuzabona mu nsengero, tuzabona hanze, namba nabo hanze burya ntibabeshya cyane kuko ububiza aho bagana, abo mu nsengero nibo bateye ubwoba. Ariko urukungu n'amasaka birimo birakorana, bizatandukana gusa igihe cy'isarura. Igihe cy'isarura urukungu ruzatwikwa, igihe cy'isarura amasaka azashyirwa mu kigega cy'Imana. Abo nibo bana bizeye Kristo, bazabana n'Imana iteka. Aravuga ngo ni mubireke bikorane kugeza igihe cy'isarura. Arabibasobanurira, uze kuza kuhasoma. Avuga uburyo abamarayika bazasohoka akabari bajya kujonjora. Imana itugirire imbabazi. Hanyuma kugendanye n'urushundura, yaravuze ngo ni nkuko urushundura umurobyi anaga urushundura mu nyanja, hakaza ifi nziza n'imbi. Hanyuma yamara kuroba akazigeza hejuru, ngo akajonjoramo inziza akaba arizo atwara, akajonjoramo imbi zikaba arizo zishya.
abo nabanze kwizera. Iherezo ry'abanze kwizera riteye agahinda. Wiba muri abo ngabo warumvise ubutumwa, wiramira mu cyaha. Wiramira mu cyaha. Si wowe wikiza ariko ugukiza ese uramutumbiriye. Wivuga ngo byaranze se umutumbiriye kangana iki? Kuko we ntabeshya. Umutumbiriye bingana iki? Wicaye ku birenge bye bingana iki? Umutakiye bingana iki? Jambo ry'Imana riratubwira ngo abamutakira bose, abamwambaza bose barakizwa. Nta muntu n'umwe umwambaza udakizwa. Kwambaza ni iki? N'ugutaka, n'ugutakamba, to call upon, n'uguhamagara. Abamwambaza bose arabakiza. Hamagara kugeza igihe iyo ngeso yakwizingiyeho icika ku buzima bwawe. Hamagara. Wibaho nk'umuntu wa kera kandi warahindutse umuntu mushya muri Kristo Yesu. Wikwibeshya ubugingo. Niba wituriye mu byaha wiyongeza ibindi, nturakizwa. Ho gusaba umwuka wera akwemeze mu mutima, ashyire ukukwemezwa mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Ndangiza hano kuri Matayo 13:49 na 51. Yesu amaze kubabwira ino migani no kuyibasobanurira, ndagusaba ngo uze kuyisoma. Ku murongo wa 49 arababwira ngo uko niko bizaba kumperuka y'isi. Abamarika bazasohoka batoranya abanyabyaha mu bakiranutsi. Uyu ni Yesu wabivugaga, umunyabuntu butangaje wagiye ku musaraba ku bwacu. Ntiyigeze ahisha abigishwa be uko bizagenda. Kuki njyewe nawe twabihisha? Kuki twagira ubwoba bwo kubivuga? Kuki tutabibwira abacu ngo bave mu mayira abiri, ngo bareke kuduherekeza mu nsengero ariko tutazajyana mu ijuru, bareke kuririmba ariko badafite ubugingo buhoraho, batarihannye ngo bizere Yesu umwana w'Imana? Aravuga ngo uko niko bizaba kumperuka y'isi. Abamarika bazasohoka batoranya abanyabyaha mu bakiranutsi, babajugunye mu itanura ry'umuriro, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Ngo ayo magambo yose aho murayumvise. Umva uko yabajije abigishwa be amaze kubabwira imigani irenga 6. Aravuga ngo aya magambo yose aho murayumvise. Nanjye reka mbabaze inshuti z'Imana, aya magambo yose aho murayumvise, cyangwa yirutse nk'indirimbo itambuka Pastor Hortence azongera biri byuya yongera atambuke. Ese aya magambo aho murayumvise? Ese aho kwejo twazaba tutakiri kumwe? Ese ko ngiye nazaba ntagihari? Ese nawe ko wazaba utagihari? Ese aya magambo murayumvise? Ese bateye umwete niba wowe waragize umuntu ugakizwa? Ese guteye umwete wo guhaguruka ngo ukoreshwe n'Imana mu mpano yawe kugira ngo n'abandi bakizwe? Ese guteye umwete wo gukanguka no kuva mu bunebwe no kuva mu bitotsi kugira ngo haraho dusenge abacu batwikurwa igitwikizo cy'umwanzi yabatwikiriye? Ese aya magambo urayumvise? Ese urayumvise ko nyuma y'ubuzima nta yandi mahirwe haba? Aravuga ngo ayo magambo yose aho murayumvise. Ngo baramusubiza bati turayumvise. Reka dusenge. Ndasaba umwuka wera akora icyo agomba gukora mu mutima wawe, agukangure. Ntidutanga agakiza ariko kuvuga ni ukwacu, gusenga ni ukwacu, kwicara ku birenge bya Yesu ni ukwacu, tugahinduka abagabo bo guhamya. Imbaraga ziri muri we. Nta nigeze ntuma ni nyenyine, nta kintu nigeze gusaba gukora uri wenyine, ariko kumutumbira, kumuhanga amaso, kwicara ku birenge bye. Niho dukura imbaraga zo gukora ibyo dusabwa gukora, zo kubaho ubuzima bunesha icyaha, kubaho ubuzima budakururwa n'urukundo rw'ibisi. Isi iratureshya, nshuti y'Imana, isi iraduhamagara. Ku birenge bya Yesu ntuzakura imbaraga zo kudatsindwa, zo kutanamuka. Hanzara kwanga kandi nicyo ashinzwe, yiyemeje kukurwanya kugeza igihe uzavira muri uyu mubi, kugeza igihe azaboherwa bya burundu akanagwa hariya mu nyanja yakumurira. Atarabo hafite umurimo umwe wo gutandukanya n'Imana. Widamarara, wiha umubiri wawe urwaho ngo gutwaza igitugu, ahubwo wuzanira umwami. Icara ku birenge bye, akwejesha ijambo rye rireza, agutunganye, rirebemo rimeze nk'indorerwamo. Ngo ni amategeko atunganye rwose, atera umudendezo, azana freedom. Aratubohora ku bubata, aratubohora ku nzangano, aratubohora ku cyaha cyatwizingiye tutamenye n'igihe twakoreye. Mureke tuyabyukiremo, mureke tuyarye, mureke tuyuze, mureke tuyamedite. Reka kumedita ibibazo byawe, bizahoraho. Ibyo nibinavaho hazaza ibindi kwa hano ni kwisi. Reka tumedite ku ijambo ry'Imana, kandi ibyo kanyago ibyo bibazo icyo bikora biradutebeza.
hakugira ngo tuzamuke tumaze umwanya tubitekerezaho turushaho gutebera ariko nutegereza ku ijambo ry'Imana naba ari byo wibwira ku manywa na ninjoro umucyo wawe uzarushaho kuba mwinshi imbaraga zizarushaho kugwirira muri wowe uzarushaho gusa n'umwami uzahinduka igikoresho cyiza gitunganywa buri munsi gukorera Imana ntibizakubera umugoko impamvu gukorera Imana bitubera umugoko nuko umwuka wacu abashonje uko umwuka wacu asonza niko gukorera Imana bihinduka kwikorera umusaraba ariko umwuka wacu agaburiwe gukorera Imana bihinduka privilege bihinduka amahirwe dushimira Imana ariko umwuka wacu ashonje dushaka aho twakwisha naho twahungiye nimuze ku birenge by'umukiza tuhahurire nimuze ku birenge by'umukiza tujye mu magambo ye wivuga ngo ntago nyazi yagiyemo nyine bayamenya nyine bayarimo wivuga ngo ngiye sinjya mbasha gusoma Bibiliya koko umaze imyaka 2-3 mu gakiza umaze umwaka ukavuga ngo ntubasha gusoma Bibiliya kuzi gusoma ibindi wikwemera ikinyoma cy'umwanzi wipfapfana kanguka nanjye nkanguke duhurire ku birenge by'umukiza niba twarakishijwe ubwo buntu wibupfusha ubusa ntabwo wakijwe nk'icya gisambo cyo kumusaraba nanjye siko nakijwe ngo duhite dupfa tujye mu ijuru twahawe indi myaka yo kubaho imyaka yo kubakwa imyaka yo gutunganywa kugira ngo natwe duhinduke ibikoresho by'umumaro icyama nawe ukaba muri iri tsinda ry'abarwanirira ibyo kwizera bera bahawe rimwe risa impamvu dufite ibi byanditswe nuko hari abagabo babihagazeho hari abagore babaye bo kwizerwa intumwa z'umwami zatubanjirije ababakurikiye barinze bagera mu rupfu bakibihamya bakibivuga none uyu munsi turabifite uyu munsi turabisoma tugahembuka tukamenya ibyo tubikiwe tukamenya umwami wacu ibyo akunda n'ibyo yanga tukamenya ibyo twizera ibyo ari byo none ntidufite cyo kubwira abantu kuko tutabijyanye mu mwete iyo tubajije iby'agakiza ntitumenye ibyo tuvuga kuko natwe tutazi icyo twakijijwe hanyuma ishimwe rikatubana rikeya kuko tutazi iby'umuriro witeka twasimbutse twarokotse dushima cyane ko yaturokoye ibyago n'amakuba byo mu isi ariko ntituzi agaciro k'icyo yaturokoye umuriro witeka irimbukiro uko tuba muri ibi byanditswe duko bigira agaciro muri twe bikagira uburemere bikwiriye n'icyubahiro bikwiriye no gukiza bikwiriye muri twe data duciye bugufi ngo twigishe utwigishe mwuka wera utwigishe ukoresha aya magambo n'andi yose yazamutse mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe maze utwigishe turifuza kuba muri aba barwanira ibyo kwizera abizera bahawe rimwe risa ntitwifuza kuba indorerezi ntitwifuza kuba abantu batambuka gutyo kandi waraduhaye agakiza wamara kuduha agakiza ukatwongera iminsi yo kubaho ndakwinginze ngo dukangure kangura aba basore kangura aba bakobwa kangura abagore n'abagabo dukangura Uwiteka Mana Nyiringabo maramo ibitotsi by'ubupapa ume kuba mu ijambo ryawe kugira ngo rinyuzure mpinduka umuhamya w'ukuri simpinduka umuhamya w'ibinyoma ukuvuga ibinyoma utazi ibyo wavuze nanjye nkabweshya abandi kuko nanjye ntamenye ibyo wavuze ndakwinginze unyuzuze ibyawe kugira ngo bimeneke uwo twicaranye bimubwire uwo dutindanye bimubwire mbwira abanjye mbwira abo wampaye mbwira abo unyegereza mbabwire ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi ko umuntu yapfuye atabwiteguye biba birangiye nyuzuza ibyawe nyaguhora ku ngoma nyuzuza ibyawe mpagusa nabyo mpakuzurwa nabyo mpinduka umuhamya w'ukuri kura amaso yanjye ko bitagira umumaro kura amaso y'abahungu n'abakobwa ko bitagira umumaro turagushimira ubuntu watugiriye udashingiye ku mivukire udashingiye ku mirimo udashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose ushingiye mu rukundo rwawe none uyu munsi twarazwa agakiza kubwo buntu bwawe biciye mu kukwizera twarababariwe mazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo mbega ubuntu hindura igikoresho rero gitwara ubwo buzima mu batabufite gitwara ubwo buzima mu bibeshyaga ko babufite batabufite reka mwami w'abamahera ijambo rigeze ryera imbuto ku bari bari mu nzu yawe ariko batakuzi uyu munsi bakwizere bihane bahindukire rwose rigere ku bari barangaye
badatekereza ku by'ubuzima bwa nyuma y'ubu, ribatere ku kwizera no kwihana. Urakoze mwami w'abami. Dusabiye umugisha rero abana bawe hirya no hino barimo bakangurira abandi ku bukiranutsi, ababikorana nabo babana umuntu umwe ku wundi. Ndagushimira abasore bavuga ubutumwa bwiza muri bagenzi babo, ndagushimira abakobwa bavuga ubutumwa muri bagenzi babo, ndagushimira abagore babwira inshuti zabo, ndagushimira abagabo babwira abagabo bagenzi babo, ndagushimira n'abavuga butumwa bahagarara hirengeye, ndagushimira abigisha b'ijambo ryawe b'ukuri barara baribamo basenga basoma kugira ngo batubwire ibyo bahawe nawe. Ndagushimira abo bose bagize umubiri wawe nyaguhora ku ngoma. Ndagushimira abasenga mu ibanga basengera umubiri wa Kristo kugira ngo tudacogora. Ndagushimira abasengera abakozi bawe batandukanye kugira ngo badacogora. Ndagushimira abera barwanirira ukuri. Ndagushimira mwami w'abami, utwuzuza ubushizi bw'amanga kugira ngo tujye tuvuga ibyawe gusa. Sabiye umugisha rero itorero ryo mu Rwanda, komeza abahungu n'abakobwa wogesheje amaraso yawe, utwongerera abakizwa kubw'imbabazi zawe. Urakoze, cyubahiro cyose nikikugarukire. Subize gusenga kandi kuri mu mitima wabarira, wabari bashobewe, imbaraga zawe zongere zibegure bakomeze urugendo. Urakoze kuri uwo kwizerwa. Cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Murakoze, mwami Yesu abaho umugisha, mugire ijoro ryiza. Naho kwa gatatu utaha, buri wa gatatu turasenga mu gitondo muri Nibature saa 11 za mu gitondo, tukongera kugira aya materaniro online ku mugoroba dusenga.